aravuga tugiteye mu izina ry'Uwiteka. Impamvu ibintu biri kutugora bikadutindaho nuko turi kumva ko intambara ari yacu, ariko intambara nuyishyira ku Uwiteka aragufasha kurwana kuko ari Imana ikunda icyubahiro. Haleluya. Arangije aravuga ngo noneho wowe kuko duteye mu izina ryawe, kuko tugukeneye, kuko tugushaka, wowe ngwino. Haleluya. Turabasuhuje abadukurikiye mwese, abakurikiye Mukakarangwa TV. Amahoro y'Imana nabane namwe. Tugarutse imbere yanyu tuzanye irindi jambo Imana iduhaye ryo gufasha abagenzi muri iyi minsi, kuko turi mu minsi ikeneye ibihumuriza byinshi kuri buri muntu wese watandukanye. Reka dutangire dusenga Imana. Turagushimiye Uwiteka, uri Imana y'amahoro, uri ibyiringiro by'abakwizera. Mana uri umutabazi, warakoze, watubereye Imana. Hari igihe kimwe amaboko y'abantu yaturekuye aragenda, ariko ayawe ntabwo yigize aturekura. Natwe tunejejwe nawe mu mutima, kuko udufite inzira zigana i Siyoni, kandi ukaba ukiturwanira amanywa n'ijoro tukakubona. Tugire neza, tugiye kumva ijambo ryawe, ko warwaniriye abacu, ko wiyerekanye, ariko wiyerekana mu byacu. Ngaho tugirire neza, hira umuntu wese udukurikiye, turamburira akaboko, tegeka byose bikumvire. Mwami urakoze, urakarama, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa, amen. Haleluya. Tunejejwe n'Imana aya masaha, kuko ngiye kutugirira icyizere. Ni Imana itajya ibasha kubeshya, ni Imana ijya iba intwari ku rugamba, ni Imana igira neza. Reka dutangize igice cy'indirimbo mfite ivuga ngo ni Imana ijya iseruka ku rugamba, hanyuma dusome ijambo ry'Imana. Uri Imana itabara ku rugamba, uri Imana iseruka ugatabarukana intsinzi. Uri Imana itabara ku rugamba, uri Imana iseruka ugatabarukana intsinzi. Ugatabarukana intsinzi. Haleluya. Ugatabarukana intsinzi, abantu bakabibona kuko utabarukanye intsinzi, bakongera bagashima kuko utabarukanye intsinzi. Haleluya. Tunaririmbye. Ndagira ngo umuntu wese wumva ruri ku rugamba, wumvaga urugamba rutari kurangira, wumvaga urugamba rumaze igihe, wumvaga agiye gutsindwa, Imana yacu ntago itsindwa, ahubwo iratsinda. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana rutugeza mu kanya keza ko kumvira ijambo, uburyo Imana yacu igiza ku rugamba. Kandi ngiyo ije ku rugamba iratabara, yamara gutabara maze ngo ikanaseruka. Iyo yaserutse rero intsinzi ihita iboneka. Ndagira ngo kano kanya umuntu wese abwira Imana imusange ku rugamba ariwe. Waba uri ku rugamba urwaye, ariko ndagira ngo Imana igusange ku rugamba uriho, mu izina rya Yesu Kristo, amina. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga hano mu Ngoma za Mbere ibice 14. Turasoma ijambo ry'Imana, tuve ku murongo wa 8. Haranditse ngo bukeye Zera w'umunyetiyopiya arabatera, afite ingabo agahumbagiza n'amagare 300, aza i Maresha. Nuko Asa ajya kumusanganira, bateza ingamba mu kibaya cya Sefata i Mareshi. Maze Asa atakambira Uwiteka Imana ye ati, Uwiteka, nta mutabazi utari wowe, uvuna abanyantege nke ku bakomeye, udutabare. Uwiteka Mana yacu, kuko ari wowe twiringira, kandi duteye iki gitero mu izina ryawe. Uwiteka ni wowe Mana yacu, ntiwemere ko waneshwa n'umuntu. Amina, amina. Dusomye ijambo ry'Imana
uyu mugabo Asa amaze guterwa n'Abanyetiyopiya yamenye yuko hari Imana afite. Haleluya. We ntabwo yatinye izi ngabo z'Abanyetiyopiya, zari ingabo zifite intwaro zikomeye kandi zari ingabo zifite amaboko akomeye, ndetse zari zifite n'abazihagarariye cyangwa n'ibindi bihugu bibashyigikiye, cyangwa se zari zifite ubundi bushobozi burebure. Haleluya. Zirangije zitera uyu mugabo Asa, ariko Asa yari afite umwuka w'Imana. Asa yari afite Imana iba muri we yihariye. Asa yumvishe ko afite iyindi mbaraga iri muri we. Ndagira ngo muri iyi minsi twinginga Imana tubashe kwisobanukirwa. Umuntu wese ahantu ari niyisobanukirwe, yumve ko hari imbaraga iri muri we. Iyi mbaraga iri muri we ni imbaraga y'Imana, ni imbaraga ibasha gushobora bya bindi umuntu atashobora. Iyi mbaraga umuntu wese yumve yuko imbaraga y'Imana iri muri we, yamukoresha ibintu bikomeye, yamukoresha ibintu byanze kwemera, yatanga igisubizo ahantu cyabuze, kuko Imana yari iri muri Asa. Asa yarayihamije, arangije ntiyagira ubwoba ngo yirukange kuko Abanyetiyopiya bari bamuteye. Arangije araceceka. Haleluya. Aravuga ngo noneho nimuze. Ntabwo yigeze ahunga ngo agiye kwihisha, ahubwo yavuze ijambo rikomeye. Haleluya. Dusomye ijambo rikomeye cyane. Haravuga ngo maze Asa atakambira Uwiteka Imana ye, Uwiteka umutabazi, utari wowe uvuna abanyantege nke ku bakomeye. Asa ngo yahise we afata icyemezo cyo gutakambira Uwiteka Imana ye. Ibibazo ufite Imana irabizi, ariko iragira ngo uyitakambire. Abayuda muzi uburyo bari bagiye kwicwa, ariko batakambiye Imana, urupfu ruvamo ubuzima. Asa nawe yabonye yuko agezweho, atakambira Imana. Aho kuvuga ngo Imana yarakubeshye, takambira Imana utegereze wihanganye. Aho kuvuga ngo Imana siyo yavuze, Imana yaravuze, ariko gutegereza bigoye abantu. Imana yavuganye nawe, ariko gutakambira Imana ngo isezerano risore binaniye abagenzi. Ndagira ngo tubwire Imana idushoboze. Haleluya. Tubwire Imana yongere ibane natwe, yongere igarukane natwe. Imbaraga iri muri twebwe iyikoresha iby'ubutwari. Mu byanditswe haravuga ngo akanwa kacu, haleluya, gafite imbaraga zikomeye, imbaraga zaba basha kumanura umuriro ukava mu ijuru ugakora ikintu mu maso y'abantu. Hanyuma Asa nawe atakambira Uwiteka, aravuga ngo nabizi neza abo bantu b'abakene, abo boroheje, ujye ubasha kubana nabo, abakire bakamenya yuko wabanye nabo. Haleluya. Arangije arakomeza aravuga ngo uvuna abanyantege nke ku bakomeye, udutabare Uwiteka Mana yacu, kuko ari wowe twiringira kandi duteye iki gitero mu izina ryawe. Aha haravuze ngo igihe cyose ufite ibibazo biharira Imana. Haleluya. Asa yaravuze ngo twebwe turagutakambiye, ariko igitero tugiye gutera tugiteye mu izina ryawe. Haleluya. Aravuga tugiteye mu izina ry'Uwiteka. Impamvu ibintu biri kutugora bikadutindaho nuko turi kumva ko intambara ari yacu, ariko intambara nuyishyira ku Uwiteka aragufasha kurwana, kuko ari Imana ikunda icyubahiro. Haleluya. Arangije aravuga ngo noneho wowe, kuko duteye mu izina ryawe, kuko tugukeneye, kuko tugushaka, wowe ngwino. Haleluya. Arangije kandi duteye iki gitero mu izina ryawe, Uwiteka ni wowe Mana yacu, ntiwemere ko waneshwa n'umuntu. Haleluya. Aravuga ngo wite, nimba duteye mu izina ryawe, iki gitero ni icyawe, ntiwemere ko umuntu yakunesha. Imana imaze kumva ibintu yavuze Asa, iravuga ati ndamanutse. Haleluya. Iravuga ndiyiziye. Irangije Imana iza kurwana.
haleluya, iza kurwana. Asa yabwiye Imana neza ati ndabizi neza ntabwo uri bwemere ko umuntu arakunesha, njye ndabizi neza ntabwo uri bubyemere, haleluya, ndabizi neza, haleluya. Ihamirize wumve ko hari ikintu Imana igiye kugukorera, ihamirize wumve ko hari ikintu Imana ishoboye ku buzima bwawe. Uwo musozi wubwire ngo ubu kano kanya suri burwane nanjye, ahubwo tera uwo musozi wari ukuri imbere mu izina ry'Uwiteka. Hanyuma hepfo haravuze ngo Imana ikimara kumva ko urugamba ruyireba, ikimara kumva yuko biri kureba Imana, ikimara kubwirwa ko bayiringiye ko umuntu atazayirukankana ngo ayineshe, umva uko byagenze. Nuko Uwiteka atsindira Abanyetiyopiya imbere ya Asa n'Abayuda, Abanyetiyopiya baherako barahunga. Amen, haleluya. Ntabwo dusomye ngo nuko Asa atsinda Abanyetiyopiya, turasomye ngo nuko Uwiteka, haleluya, atsinda Abanyetiyopiya imbere ya Asa n'imbere y'Abayuda, haleluya, kuko urugamba Asa yari yamaze kuruhereza Imana, haleluya. Ikoreze Uwiteka urugendo rwawe, nawe azakubera ibyiringiro, haleluya. Niki kikubujije kunanirwa gutegereza Imana? Niki kikuvanyemo ibyiringiro? Niki kitumye wumva ko urugamba rureba wowe? Niki gitumye wumva yuko utazanesha? Haleluya. Ariko Asa yaravuze ngo Uwiteka ndabizi neza ntabwo uremera ko abantu baragutsinda, ntabwo uremera kuneshwa n'abantu, maze ngo Uwiteka hitaza Abanyetiyopiya tikiza amaze kubica, abandi ngo basigaye barahunga, kuko Uwiteka Asa yamuhaye umwanya, haleluya. Aravuga ibyo birakureba. Niba iki bikuremereye, nimba urwaye, bwira Uwiteka ngo kuba ndwaye ibyo birakureba. Icyo nzi neza kutazemera kuneshwa n'umuntu, haleluya, haleluya, haleluya. Ndagira ngo umuntu wese agira ibyiringiro. Muri iyi minsi harimo ibisitaza, abantu bakabije kugerageza abandi cyane, bakabije ko nta mwene data ukihaba, nta n'amazi kihaba, abantu bageraga icyo bapfa izuba rikarenga bakirangije. Ariko ubu ni inzika, ariko nta juru ry'abanyenzika, nta juru ry'uko umuntu muzagirana ibibazo ngo bigere nimugoroba bigihari. Ariko ibyo bintu nimba binanisha abantu, ndagira ngo bamwe bahaguruke bagume uko bari bagihamagarwa. Hanyuma rero kuba utarakira suko Imana yananiwe, kuba uri mu bukode suko Imana yananiwe, kuba utarishyura amadeni suko Imana yananiwe, ahubwo igitumye Imana ihagaze cyangwa itinze ni uko abantu bari kumva yuko urugamba ruraguha gutsinda. Amina. Reka dusenga Imana. Turagushimiye Uwiteka, uri Imana y'amahoro, uri ibyiringiro, uri umutabazi. Imbere yawe niho turi, nta muntu n'umwe uhwanye nawe. Ndasenze kugira ngo ubikorere kwiyubahisha, ndasenze kugira ngo aka kanya ufashe umuntu wese uri ku rugamba. Urugamba ruraturemereye, ariko aka kanya turarugukoreje, kuko tuzi ko uri Imana itajya yemera gutsindwa n'umuntu, ahubwo turasenze ngo wishakire igitambo n'intsinzi ku buzima bwa buri mumwe. Dukurikiye akubone, umuntu wese uri muri uyu mwanya akubone ko wagiriye neza, asa natwe ari kutugirira neza, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa. Amen.